Bakunzi ba Shema Cornic gahunda ntayindero ni Focus Goals Achievement and Godwin ariko kandi giye kuba ndi kumwe na Kuromboka muri iki kiganiro nkuko mubizi ko twabemereye ko tugomba kujya tubabwira amakuru tubagezaho byinshi cyane ikaze ndetse munahereza welcome umuntu bita Kuromboka no kuri Shema Cornic tumubwira byinshi cyane ndetse tunaganira ku makuru menshi cyane aho amazi imisero myinshi cyane ataboneka ariko abantu bakomeje kugenda mumbaza tubahaye ikaze rero kuri izi pages zikomeye cyane ku makuru abakomeza kugenda tugeraho mukande subscribe mu makuru yacu mashya mukande subscribe kabisa ubundi natwe gahunda na amakuru rwose ariko reka tumushyire ku murongo wa telefoni ubundi twumve amakuru atuzaniye n'ama updates menshi cyane kuko yatwemere ko agomba kujya abitugezaho ni Kuromboka alias mwenye kiti rero abenshi bamukumbuye n'ijwi rye ariko kandi reka duhite tumuzamura bundi agenda tubwira byinshi cyane tugaruka ku makuru menshi cyane. Allo komera cyane Kuromboka umeze ute? Meze neza. Urasa nk'umuntu ukiryamye. Oya ntabwo ryamye. Ku munsi w'ejo warambwira guti ndi mu urugendo rwagenze neza. Yego. Nari ndi mu karugendo gatoya ariko karangiye. Yego. Amakuru yawe wa mugabo we? Amakuru yanjye ni meza cyane. Muraho munashima Imana? Yego. Gitondo cyiza ndetse no wa kabiri mwiza w'icyumweru. Namwe. Tuguhaye ikaze. Yego, nanjye ndabaye ikaze. Tumeze bite namwe iyo ngiyo iwanyu? Tumeze neza, turashima Imana, imyiteguro ni yose. Turimo kwitegura rwose, abantu barabizi ko dufite ubukwe ariko hari abantu nabuze rwose kandi numvaga bagomba kuba baba bahari abantu bita ba Bishop, abantu bita ba Alexandria Misi, abo bantu rwose numvaga bazahaboneka. Abo bantu rwose utumire bwabo bwana Kuromboka burahari, numvaga bazahaboneka ariko sinkibabona. Bazaboneka. Reka rero twigire mu makuru breaking abantu tubahereza ama updates mu mpande zose dushatse na Kinshasa hose twahazenguruka kuko na makuru abavugwa mu mpande zose zigiye zitandukanye. Kuromboka reka tuyahere mu mujyi wa Goma aho uherereye. Breaking news nuko ngo ubwoba ari bwinshi cyane ku barwanyi ba M23. Ibyo ni ukuri? Ibyo ni ukuri kabisa, basanga babaniye hano hamwe. Mu buhe buryo sasa kugira ngo dusobanukirwe? M23 imaze kuzungurwa cyane n'abazarendo hano hose impande yose mu mujyi wa Bukavu. Nari mvuze ngo duhere Goma kugira ngo abantu baze kugenda bumva uko situation ihagaze. Ibyo no mu ville ya Bukavu no mu mujyi wa Goma naho nuko kuko urebye bazarendo baracavugwa hano mu park ya Virunga. Ndetse n'imandi nyinshi. So ibyo ngibyo nibyo bintu birimo hano donc ni kuvuga hari igihe ijoro urumva amasasu iravuga ukibaza ati n'abajura ureba mu gitondo ugasanga n'amakomando. Yego, mbere na mbere umutekano mu mujyi wa Goma ko bivugwa ngo abaturage barimo guhohoterwa bimeze bite bihagaze bite? Umutekano mu mujyi wa Goma ntabwo uhagaze neza cyane kandi ntabwo yahagaze bibi kuko amasasu ivugwa nijoro ariko ku mano abantu baragenda. Ubwo ni kuvuga umutekano navuga ati uraho tu ikintu kiruta byose ni ubukene buhari. Ubona mikorere y'abantu iri bugufi mbese ntago imeze neza. Bivugwa ko hari abantu barimo kwishyurwa amafaranga $1,000 ngo bemeze ko ari ama FDLR barimo rakurwa muri Kibumbi. Iyo nkuru ni ukuri M23 niko irimo irabigenza? Ibyo ni ibisanzwe bibaho.
ibibaho kabisa, abantu bari gutwarwa bakavuga kubera ko bari kuvuga Kinyarwanda, none bakavuga ati baya naba M23 naba FDLR, bagatwarwa bakajyanwa, bamwe basubije mu Rwanda kandi mu by'ukuri ntago ari FDLR, n'abaturage, abandi bagiye bakabajyana za Mutobo iyo ngiyo, abandi tutazi naho babajyanye. Yego, ni ukuvuga ngo ibivuga ko abo baturage bahabwe mpamvu mvuga ko atari ba FDLR ni abaturage. Urabizi ko hano ari ubwoko w'abahutu. Yego, buba buri hano. Noneho tuvuga ati se buriya bwoko windutse FDLR se? Yego, aya n'abaturage bahoze bari hano babagugwe, bahinga bakora ibintu byose hano mu bice bya Virunga, mu bice bya Masisi, Rubero, hano hose barahari. Niyo nta mpamvu yo gutwara abantu kubera ko bafite karite y'u Rwanda. Ese FDLR yabona karite y'u Rwanda? Ndumva byabigoye. N'inkongomani barabafata bakabaka karite zabo bakabashyira mu mamodoka bakabajyana naho tutazi. Aho rero ni Goma, mu nkengero z'umujyi ho byifashe bite, bimeze bite muri rusange? Ngingero y'umujyi ndavuga ati nta kintu kirimo kiravugwa, sibye intambara y'aba-CMC niyo ivugwa cyane hano mu Birunga. Doki ni kuvuga Bazalendo baracarwana kugeza n'ubu hano henshi, bamaze gufata ahantu henshi atandukanye. Yego. So wumva ko mu mujyi wa Goma niho tuzenguruka gusa, ariko mu byaro aho utashobora kuzenguruka. Yego. Amakuru avuga yuko teritwari ya Masisi abasore ba M23 bamaze kwisohokamo ahantu henshi, ni ukuri? Ibyo si ukuri. Ntago barayisokamo yose, ariko hari duce tutarimo M23, turimo Bazalendo ndetse no ku mano ntago bakunda kuboneka. Wasanga bashyizeho abakadere baba bari kuzenguruka mu duce tumwe. Yego. None sasa kuromboka, hari byinshi bikomeza kugenda bitangazwa yuko abasirikare ba M23 baba barimo baragenda banyura mu byaro bigiye bitandukanye bahetse ibikoresho n'ibiki. Byaba ari bya bindi se abasirikare b'u Rwanda barimo barataha nk'uko Amerika yabivuze, cyangwa n'abarwanyi barimo barakora ramforo bajya mu bice bya za Kivu y'Amajyepfo gufasha abari ku rugamba ngo Rwanda maze guhinamirana? Ni ramforo. Ese ugeze kubona n'imodoka imwe yabo igiye kubatwara ngo ibajyane mu mujyi imwe runaka uzi? Ni amaramforo. Ni amaramforo ziri. Ubwo tumenye ukuri kw'ibiba bihari rwose. Okay, reka rero dusohoka aho ngaho mu mujyi wa Goma twongere twinjiye mu wundi murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, aho ngo byamaze guhindura isura, ibintu birakaze. Biravuga ko ubu VDP yamaze guhagurukana n'abarundi bameze nabi, maze kandi binavuga ko ubu ngo kuva Katana, Kabare, za Karehe hose ukinjira Kavumu, ubu niho bageze. Ibyo bice byose bya Katana na Kabare na Karehe ngo byamaze gufatwa na Wazalendo. Ubiziho iki? Tubwire. Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu murwa mukuru Bukavu ndetse n'izo nkengero zawo bihagaze bite, bimeze bite muri aka kanya? Yego, Kabare centre de gere mu maboko ya Wazalendo, na Kamole école primaire niyo bari hano muri centre ya Kabare. Yego. Na lycée Chanya nayo imaze gufatwa na Bazalendo. Bazalendo bamaze gufata ahantu henshi muri Kabare, kandi bamaze kumanukira mu bice bya Bagira. Kuvuga Bagira, bamaze kumanukira mu bice byinshi ya Bagira, mu bice bya Mbobero barahari,
mbese bari mu mujyi wa Bukavu niko twavuga. Yego. Kuko nyuma y'ubwicanyi bwabaye M23 yishe abanyeshuri mu mashuri matoya kandi arabana. Bazalendo bahise bakamanuka bakaza kurwanira igihugu cyabo. Abangaba ni abazalendo mu bantu. Yego. Uti rero bahise bamanuka baza kurwana, ariko kandi ku rundi ruhande urabona ko intambara ikomeje kwatsa umuriro mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Kuromboka, ubu tuvugana Kivu y'Amajyepfo, urabona situation biri buze guhosha bite? Kivu y'Amajyepfo bizaza kugaruka mu maboko y'abazalendo. Ibivugwa ko ngo umujyi wa Bukavu wabugoswe byaba ari ukuri? Ni ukuri uba wagoswe cyane kandi wagoswe tu. Yego. Kuko ubu M23 ntabwo ikinyeganyega, nta nubwo yakora inama ahantu ngo bikunde. Namwe mwarabibonye ejo bundi kuntu yagenze. Yego. Hari rero agace tugeramo ko kugira ngo tubwire amakuru yose abarimo aravuga mu gihugu cya Kongo, breaking abantu nakitaga TikTok, ko kugira ngo abantu bamenye ese nayahe makuru mashya baramutse atandukanye n'ibyo wenda twagiye tubabwira. Ubu ufite umwanya n'uwawe kandi tuguhaye ikaze Kuromboka kugira ngo tubone umwanya wo gusoza ikiganiro. Ni kuvuga abazalendo bamaze gufata ahantu henshi mu mujyi wa Bukavu nyuma ya masakre ya Bayi cyangwa se y'ubwicanyi wabaye ku bana batoya mu mujyi wa Kabare. Donc ni kuvuga abazalendo barimo, izo n'ubu se confirme ki barimo, kandi bamaze gufata hano kuri paroisse. Amavideo zirahari ndetse n'ibindi byinshi bamaze gufata kuri paroisse. Ikindi cya kabiri, bazalendo bishe M23 bagera ku 30. Abari kuri internet bamaze kubibona. Ni kuvuga AFC ikoze umutwe w'abarinda amani cyangwa se New Vis ini n'abakeke security bazaza barinda security mu makartie zitandukanye. Baita Nevis. Ariko abangaba biravugwa ko n'abasirikare bambitse iyi myenda ya security. So aba bose barabwirwa ko nabo bazabarwa nk'abasirikare, ntabwo bazabarwa nk'abasivili. Yego. Ikindi bafashe imodoka za leta izo bari kugendana mu kazi kabo ka buri munsi. Yego. Yego. Reka tugushimire cyane ku bw'aka kanya Kuromboka n'amakuru mashya urimo uragenda utugezaho. Urakoze cyane Bwana Kuromboka. Yego. Ubu rero ni Kuromboka, murabyumvishije, murabizi ko gahunda rero ni amakuru kandi ku gihe turebera hamwe babikomeza kugenda bitugeraho. Ndagira ngo rero mbashimire cyane nanjye muri iki gitondo, by'umwihariko abakunzi ba Shema Chronique, makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye, breaking news, ama updates yose nahangaho ugiye kujya yakura mu rwego rwo kugira ngo ugende usobanukirwa byinshi. Focus, goals, achievement and gathering, ubundi tukabana 5 kuri 5. Mugubwe neza, Uwiteka akomeze kubongerera, Imana ikomeze kubarindira mu ngundi zose muhereremo. Murakoze murakara.